aramwihani ntabwo mbyibuka ko hari aho yisifuye nawe na mwihani ariko gihe navuze generally muri shampiyona y'u Rwanda wavuze ko wambariye ko Rulisa asifuye match zingahe za APR ebyiri Rulisa amaze gusifura match za Rayon Sport eshanu za enye kuko ngabo impamvu navuze ibyo byose oya eshanu nizo amaze gusifura. hari abayobozi b'amakipe tujya tuganira akakubwira ngo icyama kuri iyi match bakama Cucuri, icyama kuri iyi match bakama Rulisa. Arega ntawe ndumva usaba Sam uziyo baguhaye Cucuri ikintu biba bivuga ngo wizeye fairness exactly. Ariko ikibazo kiba niba Cucuri amaze gusifura match 8 za Rayon Sport biba bivuga ko almost Rayon Sport ni ikeneye fairness yonyine. APR maze kwisifura match ebyiri. Niyo mpamvu navuze ko APR ahubwo iri kubangamirwa. APR barabahawe Hisham kubera iki Ngabo Nziza Jean Paul ugira shebuja erega rero dukora ituka abantu yuko hanwa abantu ntibumve ko ari ikipe twe turi gutunga ashwi turavuga designation Ambroise Lu ni usinya kuri izi designation ntibaba bateza polemique bameze gutya. Ibi bintu mukora mwe ntimuteza polemique ikibikwereka ko nabo ubwabo hari ibintu bakora babizi neza nuguhita bahindura Mugabo Eric bakamukora kuri APR na Vision kubera ko abantu bavugije induru atese uyu muntu yatsindiye gusifurira APR bakamujyana kuri Police na Kiyovu Sport Saidi bakamuzamura kuri APR bahise babibadirisha gutya. Aba bantu bakora designation kubera iki Ambroise ntabwo reka mubwire Luna Ambroise ibi bintu ntabwo babikora batabirebye babikora babizi neza kandi babishaka kandi well planned. Ariko se nano umuntu APR ni baregase ibarega ko APR ikeneye fairness ni ikipe ya kabiri iri kwirukangana na Rayon Sport. Nyine hari cyo kubera iki Rayon Sport muri kuyampuza amahanga 16 muri match 22 APR mukamu bari kuyabaye abatari mpuzamahanga batoya ko musaro mu kibuga bashobora no kuyiba barimo ba Eric abangaba basifuye kuri Vision bashobora kuyisifurira kuyisifurira mu buryo itishimiye ugira shebuja yarayibangamiye ihuye cyangwa bagakora amakosa menshi bagira none si huye hari abakinnyi bari komeye oya n'abakinnyi ba ni match amagacane mukuri batsinda ni mukura niyo Ibrahim yasifuye nibyo abafana bageze baravuga ati penalty ya APR nibyo abafana bageze baravuga ati tubabarire reka gusifura buri kanya iminota yagiye gukomeza usifura buri kanya amakarita ibyo bintu byihorera. Njewe rero icyo nsaba abantu bakora muri arbitrage nibagire fairness ayama icyo bita two horses race. Iyi ntambara y'ama equipe abiri APR na Rayon Sport nihabwe abasifuzi mpuzamahanga imikino 8 isigaye kandi nabwo niba Cucuri bamurwanira bavuga ngo niwe twizeye kari butange ubutabera nahabwa ama equipe yose mu buryo bungana. None se azayakwira ngiye nka designation niba ndivuga ngo asifuye 8 za Rayon asifuye 2 za APR byakabaye ari nk'eshatu eshanu enye ibintu nk'ibyo ngibyo. Niba wenda kuko APR na Rayon zikunda gukina zikurikiranye imwe kwa gatandatu ndi ku cyumweru iyo weekend niba sifuriye Rayon ubutasifurira APR ubwo ibyo byabivuga ko azasifura 15 zimwe ntabwo ari biki cyangwa zirindwi. Oya izindi tuzirengagize turebe zino 8 zisigaye nizo turi kureba. Oya ubwo niba azasifura match 8 iki kibazo turi kukivuga azasifuremo nkenye iki kibazo tukigarutseho iki kibazo cyageze muri Ministeri ya Sport. Minister Neri Mukazayire we ubwe yakinjiyemo kandi kukinjiramo saba sifuzi bari kwara yinjiye muri designation ndabona bizamugora yinjiye muri designation na Olivier yakinjiyemo akigera muri Ferwafa ndabona bizamugora aramubwira bati itakubyawe oya ariko minister ni bande babimubwiye minister n'urundi rwego ni bande babimubwiye narabakubwiye cyareka mbakwandikire muri WhatsApp bababwiye abandi ubavuge ababirinduye uyu wari secretary wa Ferwafa yitwa nde uyu Gasingwa Michel Gasingwa igihe yaburaga komisiyo uburyo yabirindutse yajyanye ibimenyetso ngo muri RIB cyane yarabijyanye n'amatelefone bwaciye bamwirukana muri umbrella ya arbitrage. Sasa rero igihe umupira utarimo ubutabera ni ibintu biba byoroshye abasifuzi tubita abacamanza. APR ya kabiri irakina
na Bugesera iri kurwana n'ubuzima ndo barimo babitweretse gucika. neza tayari kuri TV10 bakoze cyane Nicolas APR na Bugesera cyucyuri Bugesera na APR kuwa gatandatu cyucyuri hagati hanyuma ubwo hanyuma Nta byo kubaza. Marine na kuwa Reyo gatandatu. Rurisa we Marine na Reyo Rurisa cyangwa se Abdul cyangwa Sam cyangwa se Uwikunda uburyo arega uzi ikintu gituma tubivuga gutya na gituma. mugabo Eric uyu musifuzi iyo akoze ikosa rigaragara nawe arimo akostinga abafite icyo ahomba abarimo yikostinga abafite icyo kuzabona yakurikirana opportunity za naho CAF. kuzana ngabo nziza Patrick yibereye muri vacances arisubira muri Espagne kwiga uramuhagarika iyo uvuze ngo Sam ngo asifura shampiyona y'u Rwanda ngo mu buryo ngo ubona ngo nta concentration Sam azi icyo arwanira niyo mpamvu kubona amakosa ya Sam yandi uvuga ngo ni ikosa biragoye. wanamurege muri Ferwafa kuko amakosa se nayahe erega hitima gukasa ikipe se si ibintu umuntu wese abona Uzi impamvu reka se? gukasa ikipe si ukuyangira igitego gusa Impamvu- cyangwa se kuyima penalty ariko se ko turimo tuvuga ko hari umupira wakubise mu gatuza bakasifura penalty ibyo si ikosa fatale kosa rinini rigaragara he kuri match yande ngabo nziza Jean Paul ngabo nziza Jean Paul ni AS Kigali umupira wakubise mu Kigali gatuza na ashyira APR. hariya aravuga ati jye nabyiboneye ni penalty abagira igisobanuro kivuga ngo niyo mpamvu ni Burayi haje VAR ngo Akayezu. kwibeshya bibaho ngo kwibeshya Ikosa bibaho rya ngo Akayezu. ngo niyo mpamvu ni Burayi haje VAR Gusa- ariko ibyo bintu ntabwo wabibona kuri Samu ntabwo wabibona kuri Rurisa Oya, ntabwo wabibona kuri ubwabyo Cyucyuri izi aba basifuzi bafite icyo barwanira Ubwabyo nyine izi statistique wakagombye kugira isoni zazo Ambroise na Ru ntabwo APR ije muri kuruse y'igikombe nonaha APR itangira shampiyona iri muri kuruse APR itangira shampiyona ari title contender ntabwo Rayon Sport ije muri kuruse y'igikombe nonaha itangira shampiyona wenda ikazagera ikabivamo ariko itangira shampiyona igihiga rero kuvuga ngo muri ayo mayikipe abiri imwe yasifuriwe na mpuzamahanga batandatu indi ntiyasifuriwe na mpuzamahanga batandatu gusa ntabwo biri feya ntabwo biri feya kuri APR ntabwo biri feya kuri Rayon Sport ubu ndabizi hari bamwe bari bugende bati twebwe Rayon Sport kubera iki baduha twebwe APR kubera iki baduha bose ni ikibazo buri umwe yagira ibyo yibaza buri wese yagira ibyo yibaza APR iba yabigusabiye ko yishakira bawugira shebuja naho witwa Hisham Rayon Sport iba yabigusabye ko yishakira abacucuri hari n'undi uwazivuye APR na Marine ngo yitwa Nkikanyizo nta narigibagiwe imbaro bade match ya mbere yarasifuye ahari Ameri Omeri banza iyo match ya mbere yarasifuye mu Rwanda ibintu nk'ibyo ngibyo izi ni Begin. match rero za Rayon Sport Rayon Sport ifite Marine hanze igakurikizaho Muhazi hanze Etincelle hanze Rutsiro mu rugo Bugesera hanze Vision mu rugo ndetse na Gorira mu rugo izi match zose biyaranje byibuze bashaka abasifuzi muza arega dufite abasifuzi muza y'abahanga bo hagati batanu bakabaye babura kuri imwe muri izi usibye kuvuga ngo Kiyovu yahuye na Vision ikeneye mpuzamahanga Marine yahuye na Kiyovu Marine yahuye na Vision ariko ubundi ahandi dukeneye mpuzamahanga ni kuri Rayon ni kuri APR ahandi ni kuri Vision ni kuri Kiyovu ni kuri Marine ni kuri Bugesera ntabwo dushaka ko Musanze shampiyona we. wenda amakosa yarabaye pe muri 2022 zirangiye ariko match zisigaye 8 ntihaba urwitwazo rw'ikipe runaka ngo arbitrage nitumye tuva ku gikombe cyangwa tukitwara urumva ntibizabeho rwose nuvuga ngo batwumve rero batwumve ko mpamya ko banatangiye kutwumva niba batangiye kuvuga bati twapanze mugabo Eric kuri match bakamukora ku munota wa nyuma ubwo oya badutega amatwi baratwumva ubwo ntibazakora rero guhindura umusifuzi ku munota wa nyuma ahubwo bajya bipanga mu buryo buri clear butuma buri munyamuryango wa nabonye federation umusifuzi witwa Didier ishimwe nabonye nawe afite match ya APR imwe sifuri ya APR inshuro imwe kuva isezo yatangira kandi bana bari mu basifuzi beza bo ku ruhande attention birashoboka ko nyuma ya Dodos niwe nyuma uri nyuma ya Dodos hakurikiraho bo ku ruhande Juliet umugabo Eric no ufite nyinshi Mm. ngusanga nka Karangwa Gisere ukurikiye Karangwa Juste afite 5 ngaho rega baba bazwi rega turiho match urababona baba bazwi bampedeze inyase ahubwo ya journée 23 abasifuzi ko no gusifurira ni akantu twari tunyujijemo ko kuvuga ngo twe kujya dutunga intoki abasifuzi gusa niba hari aho bakoze neza turabashima niba hari aho bakoze nabi turabagaya kuko nk'ejo bundi journée yararangiye harimo na controversy harimo avuga igitego cya Rayon Sport twarajanga turashima penalty yahawe APR kuri match yande ya Vision twarajanga turabishimira mwanzuro wa nyawo kurikije n'ibyo twabonye iyo batakoze neza nabwo turabigaya ariko bigiye kuba ngo
abakora designation bo ubwabo babijyana aho bashaka Seni. byari bigeze ahantu abantu bavuga ngo ukireba designation ngo tubone ikipe bashaka kitsinda ahubwo mise nibuka munyibutse umusifuzi wimye igitego Etincelle kuri match ya Rayon Sport ni ndera match ibanza igitego cya Etincelle cyari kirimo kiri cyo baracyanga rwose bwo ku ruhande umupira bahinduye Moro aterekamo offside itabaho Moro yateretsemo Ismail Moro cyitwa ndebdi reka mbirebe ariko Reba. Ufite designation zose birebe birebe ubwo turajya kuri match ya champion uyu munsi kuko Etincelle Etincelle na Rayon Sport Sport Etincelle yitwa Thierry Nsabimana yakoze agashya rwose assistant wa kabiri cyane assistant wa mbere ya Dodosi hagati hari Abdul Karim twagira umukiza Katire arbitre yitwaga Ahad Gad we nakubwiye ibi bintu nabihagurukiye uzi se uzi izi designation muzi ko bigendana n'abakomiseri je ukaba ari agashya umusifuzi twashyizemo hariya ashobora kuba ari umwe cyangwa ari babiri wa gatatu yabyanze ariko komiseri cyangwa tutamutinyuka tutamutinyuka ariko komiseri abagomba kuba bizi umuyobozi Bagomba wa kugira ngo na raporo itaza irimo umutuku n'amakarita barayasiba hanyuma twigira kuri shampiyona rero uyu munsi hari umukino umukino tutari butindeho mukura iri bwaciyemo ekipe ya Rutsiro rero twagarutseho tuvuga ko mukura ifite target yo kuza mu kibazo ya mbere kandi koko nitsinda match y'ino munsi irajya ku mwanya wa gatatu ariko nanabonye na Rutsiro nawe ruko mwabonye ko Rutsiro nawe nitsinda ajya ku mwanya wa gatatu barakinira Rutsiro hoya da Ihoye. match si Rwanda Celtic